Amahoro y'Imana abane nawe nshuti muvandimwe uduteza amatwi. Ikuzo nishimwe biharirwe Nyagasani we murezi biremwa byose. Amahoro n'imigisha bisakare kwasozereje intumwa n'abahanuzi ariwe Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nshuti yanjye rero uyu munsi bitewe n'ibintu abantu bagenda bakura ku mbuga nkoranyambaga, haba mu byanditse haba ndetse no mu mavideo abantu bagenda babonaho, ngira ngo abantu benshi ntabwo basobanukiwe Allah icyari cyo. Ntabwo abantu basobanukiwe ngo Allah ninde. Impamvu batabisobanukiwe ntabwo ari bo bonyine, ngo n'ababanjirije no mu bakurambere babayeho kera, abo bose bari bafite ikibazo cyo kudasobanukirwa ngo Allah ninde. Jewe nemera yuko abantu benshi nibura 90% mu bantu badasengera muri Islamu mukuri baba mu kintu kimeze nko guhuzagurika, bitewe nuko batabasha gushishoza ngo bahitemo inzira y'ukuri. Abo ni abambere. Abandi ni abantu baba barangishijwe idini ya Islamu mu bwonko bwabo, akumva yuko idini ya Islamu akumva atari y'abantu, akumva yuko idini ya Islamu ari idini wenda y'abakene, ari idini wenda y'abantu badasobanutse, y'abantu ngo batize. Ibyo bintu bakagenda bakabimushyiramo ntiyumve neza idini ya Islamu, ngo asobanukirwe neza imisengere y'idini ya Islamu. Ibyo bigatuma atanasobanukirwa Allah uwariwe. Impamvu ni iyi: nuko uyu munsi wa none abantu benshi ababasha kugira ngo bakumira abantu kugira ngo badasobanukirwa ku idini ya Islamu. Ubundi kera bigishaga abantu yuko abayisilamu badasenga Imana. Iterambere ritaraza ngo abantu wize Icyongereza agende asome Qur'an isobanuye mu Cyongereza, uzi Igifaransa asobanukirwe, ubasha kuzenguruka ku televiziyo abashe gusobanukirwa. Abantu bababeshyaga yuko abayisilamu batemera Imana. None inyigisho za Islamu zimaje gusakara, inyigisho za Islamu abantu bamaje kuzibona zimaje gusakara, nibwo noneho bantu basa nkaho bakumira kubera inyungu bafite mu madini yabo, bahita babwira bati aha, nubwo mubona abayisilamu bavuga ngo Imana niyo nkuru, bakaba bemera Imana imwe rukumbi, buri abayisilamu ntabwo bemera Yesu. Icyo nacyo abantu babamaje kugisobanukirwa yuko Qur'an nzima, Qur'an irimwo ubutumwa bugaragaza agaciro ka Yesu mu bantu ndetse no mu ntumwa z'Imana. Abantu babasobanukiye yuko Yesu abayisilamu bamwemera. Hahita hazaho ibintu bibiri: abantu bamaje kubona yuko abayisilamu bemera Imana imwe rukumbi, bakanemera yuko Yesu nawe ari intumwa y'Imana, bakaba bamwemera muri make. Bahita bicara noneho baravuga bati noneho abayoboke bagiye kuducika, reka tubabwire yuko Imana basenga atari yo Mana yo muri Bibiliya, reka tubabwire yuko Yesu bemera atari we Yesu twemera. Urumva bagendaga bashyira mu byiciro. Uyu munsi wa none icyo ngicyo abantu bamaje kumenya yuko Yesu abayisilamu bemera ko ari Yesu mwene Mariya, kandi bakaba babizi neza yuko abayisilamu bemera yuko Mariya kugira ngo abyare Yesu ko nta mugabo baryamanye, ko ahubwo Yesu yavutse ku bushobozi bw'Imana. Icyo ngicyo babandi bavugaga ngo abayisilamu ngo Yesu bemera ngo ntabwo ari we ukuri, icyo kiba kirabatsinze.
icyo ava kuvuga ngo Imana abayisilamu bemera ngo ntabwo ariyo muri Bibiliya, biza kugaragara yuko Imana basoma muri Bibiliya y'ukuri ari Imana imwe rukumbi. Icyo nacyo kiba kirabatsinze, noneho bahita bahindura. Uyu munsi wa none tuvuga na 2024, ubu barimo baragenda bigisha abantu ngo Allah, ariko mbere yuko tubigeraho nagira ngo nanabibutse neza yuko habayeho gahunda yo kwereka abantu yuko Allah ari mu Cyarabu, hanyuma Uwiteka, Imana, Rurema, ibyo bikaba ari mu Kinyarwanda. Ariko abantu bigishaga yuko Allah atari Imana baje guseba nyuma yuko hagaragaye za Bibiliya, nyuma yuko abantu bagiye kuri interinete bakaza gusanga yuko Allah ari Imana mu rurimi rw'Icyarabu. Baza no gusobanukirwa yuko Allah ari ryo zina bwite ry'Imana ritajya rihinduka. Kurako Yehova bihinduka mu ndimi, nk'ubwo niba mvuze Yehova ntabwo umugande dushobora gusanga atari ko yavuze. Niba mvuze Yehova umufaransa ntabwo ariko ari buvuge, ntabwo umwongereza ariko ari buvuge. Ibyo ni ibintu byumvikana. Ariko Allah abantu babamaje gusobanukirwa yuko ari ryo zina bwite ry'Imana. None uyu munsi wa none tuvugana muri uyu mwaka wa 2024, ubu hagezweho systeme nabwo yo guhuzagurika kuri Allah. Umunsi umwe uzumva bavuga ngo Allah is moon, ngo Allah ngo ni ukwezi, ngo ni ikigirwamana cy'ukwezi, ngo abayisilamu basenga. Ubwo ni icyiciro cya mbere mu bantu bashaka kwangisha abantu Ubuyisilamu. Hanyuma icyiciro cya kabiri nanone wakongera mu wundi mwanya waganira na wa wundi wari wakubwiye yuko Allah ari ukwezi, mwakongera nyuma y'isaha imwe mwakongera mukaganira, akakubwira ngo hoya ngo Allah ngo nibuye, ngo ni ikibuye kinini ngo kiri imaka, ngo abantu bagenda ngo bagasenga. Kugeza ibyo byose ni uguhuzagurika. Ariko Allah ku bantu basobanukiye no kuva kera mu kuri, nagira ngo mbabwire ko Allah ubw'abahakanyi, ubw'abantu bashakaga kwemera bamaje kumva inyigisho nziza zinoze zisobanutse z'intumwa y'Imana Muhammad zari zivuye ku Mana, baramubaje bati noneho tubwire iyo Mana yawe ni iyihe. Ikintu buri genda kibabwira kiboneka muri Qur'an igice cyo cy'112 ku murongo waho wa mbere kugeza ku murongo waho wa 4. Hagira hati, Imana iramubwira iti qul, babwira uti huwallahu ahad, we ni Allah wenyine, ni Allah umwe rukumbi, Allahu samad, Allah nyirukwishingikirizwa, nyirukwambazwa, nyirukwishingikirizwa. Lam yalid wa lam yulad, wa Allah ntabwo yigeze abyarwa nta nubwo yigeze abyara. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, kandi wa Allah nta numwe agereranywa nawe mu bo yaremye, nta kintu na kimwe agereranywa nacyo mu byo yaremye. Bivuga ngo uyu munsi wa none niba ubwira abantu yuko Allah ari izuba, wamaje kukica, kuko Allah ntacyo asa nacyo mu biremwa, kandi izuba ni ikiremwa. Niba ubwiye abantu yuko Allah ari ibuye, wamaje kukica, kuko Allah nta kintu asa nacyo, ntacyo agereranywa nacyo, kandi twabonye yuko ibuye twabonye ko ari ikiremwa cya Allah. Icyo ngicyo kigomba gusobanuka. Hanyuma tukareba n'ahandi. Mukuri turebye muri Qur'an igice cya 32 kugira ngo abantu bajye bava mu gihirahiro. Iyi ni imyemerere ya Qur'an. Abantu bareke guhimbira imyemerere idini ya Islamu, be kuyihimbira imyemerere itabamwo.
be kwihimbira imyemerere. Iyo uvuze ngo abayisilamu ngo imana yabo ngo ni ikigirwamana cy'ukwezi, ibintu urabiduhimbiye, ntabwo twebwe twubamira ukwezi. Iyo uvuze ngo abayisilamu ngo basenga ibuye, icyo gihe ububeshye abayisilamu ko ntabwo twe dusenga ibuye, nta nubwo bibaho, dusenga Allah. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allah ni umwe rukumbi, nta cyagereranywa nacyo. Ntabwo Allah uwo ni Allah, nta kintu na kimwe, niwe mana yonyine, niwe mana umwe rukumbi. Hanyuma rero muri Korani igice cyaho cya 32 ku murongo waho wa 6 hakavuga hati uwo Allah ni umumenyi w'ibyihishe n'ibigaragara. Duhereye ku murongo waho wa 6, uwo Allah ni umumenyi w'ibyihishe n'ibigaragara, ni umumenyi w'ibyihishe n'ibigaragara, umunyacyubahiro bihebuje, nyirimbabazi. Ni ukuvuga ngo Allah ni umumenyi, azi icyo ari cyo cyose, nta kintu na kimwe atazi. Kandi Allah ni nawe munyambaraga, ngo kandi ngo we watunganyije buri kintu yaremye. Ni ukuvuga ngo buri kintu icyo ari cyo cyose Imana yaremye, Allah yaremye. Ni ukuvuga nimvuga Imana mujye mumenya ko mvuze Allah. Ikintu cyose Allah waremye, buri kintu icyo ari cyo cyose akagitunganya, hanyuma akanatangira iremwa ry'umuntu utaruriho. Ni ukuvuga ngo Allah amaze kurema ibintu byose bitunganye bisa neza, yatangije iremwa ry'umuntu utaruriho. Umuntu niwe wa mbere wabayeho atarariho, ni ukuvuga ngo Adamu. Hanyuma amuremye mu ibumba. Nshuti zanjye, umuntu wavuze ngo Allah ntabwo ari umuremyi, ibi ngibi turabihimbye. Iki gice kigaragaza yuko Allah ari we waremye umuntu utaruriho, akamurema mu ibumba. Ngo hanyuma agena ko kororoka kwa muntu bizabaho binyuze mu mazi aciriritse intanga. Allah niwe wagennye yuko umuntu azabaho azororoka biciye mu mazi asuzuguritse intanga. Kuba intanga zisuzuguritse nta kindi, buri uwo ari we wese arabizi neza yuko ntabwo zagwa ku isahane ngo ayirireho. Nta muntu wazitwara mu ntoki ngo agenda asuhuze mugenzi we. Zirasuzuguritse, ariko zivamo umuntu utunganye, zivamo umuntu ukomeye. Uwo ni Allah, niwe ibyo ngibyo wabikoze. Umuntu uvuga ngo Allah si Imana, umuntu uvuga ngo Allah si umuremyi, ahangaha noneho abisobanukirwe. Keretse ba bandi bashaka kuyobya abantu kugira ngo bazabone abo bajyana nabo mu muriro, nibo bababuza kugaragira Allah. Ngo maze aramutunganya. Uriyumvira, Allah yamajiye kurema umuntu, arangije aramutunganya. Ntabwo nkubwira ngo reba uriya, wowe irebe wowe ubwawe. Ese ubona udatunganye? Ubona hari inenge ufite ku buryo wavuga uti jyewe nirobanuye mu bandi bantu? Maze aramutunganya, amuhuhamo roho imuturutseho. Allah yamajiye kurema umuntu, amajiye kumutunganya, ubwo ni Adamu. Imana irangije imuhuhamwo roho iyiturutseho, uwo ni Adamu. Imana imajiye kumurema, abaha ukumva, amaso n'umutima. Imana irangije imuha amatwi, Allah arangije amuha amaso, amuha n'umutima. Ariko ni gake yemwe bantu mushimira. Imana irangije avuga iti ni gakeya mushimira. Qalilan ma tashkuruna.
ni gake cyane uzumva umuntu ashimira ibyo Allah yamukoreye. Hanyuma iki gice tugisoreze hano, nagira ngo mbwire abantu rwose kandi inshuti zanjye, niba rwose ukurikiye ino video, ihangane kubera Imana ukore kuri subscribe. Hanyuma niba warayikoze, ndabizi neza yuko hari amagurupe ya WhatsApp urimo. Gerageza iyi video uyigeze ku bandi babashe nabo kumva ubu butumwa.